ibihe byiza nanone kuri wahisemo kubana n'Ibicu TV kanizere kumeze neza cyane aho yose atandukanye. Hanyuma niba warakoze subscribe turagushimye cyane n'iby'agaciro, kandi nayo niba witambukira kanogeye utabikoze kugira ngo ujye byinshi bitandukanye. Ibicu TV komeza kugenda ikugezaho hafi ya buri munsi amakuru agiye atandukanye y'ingeri zose, ubuvuzi, politiki, imyidagaduro, byose. Kazima ari amakuru amugana ikintu cya mbere n'amakuru. Nitwa Nikuingabiye. Hanyuma hamwe mu makuru agiye ayenda basa nkatangaje amwe benshi bitudushya, hari umuganga witabye urukiko kuri Zoom arimo arabaga umurwayi. Uribaza icyo kintu? Ubundi akenshi abaganga barimo barabaga ni handi baba bari focused ku murwayi, kuko ushobora guca gatoya ukibeshya gato uwo murwayi akasiga ubuzima kandi wenda ari kumubaga akabaho. Abayobozi mu nzego z'ubuzima muri California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangaje ko bagiye gukora iperereza ku muganga ubaga Shirije Prastienne witabye urukiko mu buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa se video conference kubera icyaha yari yakoze kijyanye no kwica amategeko yo mu muhanda akarwitaba anabaga umurwayi, bikiyongera kuri ayo mategeko yo mu muhanda yishe noneho nitaba abaga umurwayi. Ikinyamakuru The Sacramento Bee cyandikirwa aho nyine muri California cyatangaje ko witwa Scott Green kuwa kane w'icyumweru gishize yitabye urukiko rukuru rwa Sacramento kwiburanisha ryawe mu buryo bw'ikoranabuhanga kubera icyorezo cya coronavirus. Umuganga rero yitabiriye iburanisha ari mu cyumba babagiramo abarwayi, salle d'opération, yitaba kuri Zoom arimo arabaga. Urimo urumva iyo riske ako waba uri umuhanga bigana gute kuko cyakuzabajije umubiri w'umuntu bakiniriraga onge niko nabyita. Nikuti umuntu urimo urabaga umuntu nituvuge nimba yarabagaga nk'ubwonko cyangwa se iki agakata gatoya ari kwitaba ari mu nama. Uretse n'ibyo sinzi uburyo nabyita, hari ukuba yaratesheje nk'agaciro uyu muntu kwitaba arimo aramubaga, hari ukuba yarasuzugura urukiko akitaba nyine ari mu kazi. Ubundi iyo ugeze mu rukiko ugiye kwitaba ugomba kwambara neza ukitaba urukiko nk'uko wahamagazwa nyine ukajyaho direct. Umwanditsi w'urukiko wari mu cyumba kiburanisha hamagaye Green aramusuhuza muaza niba yiteguye gukurikirana iburanisha. Green yikiriza akoresheje ikimenyetso cyo kuzamura ingohe. Ni umwanditsi w'urukiko yarumiwe aramubaza ati ariko wagira ngo murahuze muri aka kanya? Green yasubije agira ati nibyo rwose ndi mu cyumba bagiramo abarwayi ariko niteguye kwitabira iburanisha. Ati nimutangire. Umwanditsi w'urukiko yibukije Green ko iburanisha ry'imanza zijyanye no kwica amategeko y'umuhanda ziburanishwa mu ruhame kuko itegeko ribyemera, ariko muganga asubiza ko ari abyumva neza akabyikiriza ari ku mutwe wubitse ari nyine arimo akora akazi ke mu gihe bari bategereje ko komiseri w'urukiko Garling yinjira mu cyumba cy'iburanisha. Reba nawe nyine umwanditsi arimo aramubwira ari kumusobanurira undi yarimo aribagira umuntu akashona umuntu yari umuntu wanjye ntabwo twabyumva kimwe. Arimo arabaga nyine mu rukiko barimo baravuga nawe nyine uko bamubwira yazunguza umutwe abaga umuntu. Harimo agasuzuguro kabije no kuba tesheje agaciro n'umuntu. Mu gihe Link yari amaze kwinjira mu cyumba cy'iburanisha yabonye umuganga uri kuri ekra. Umucamanza yanga gutangiza iburanisha kuko yari afite nyine impungenge z'umurwayi wari urimo urabagwa. Nibyo nakubwiraga, ibaze nayo kuba nyine urimo urabaga umuntu uri mu kwitaba urukiko. Shawa happy pe yewe nanjye natanga ikirego cy'umuntu wanjye. Green yagize ati mfite undi muganga wize ibyo kubaga dufatanya, ati no kuvuga ko nshobora kuguma hano kugira ngo no kubaga umurwayi bikunde. Umucamanza yise avuga ko atekereza ko Green atari mu mwanya wo kuba yakwitabira iburanisha akurikije aho ari n'ibyo yararimo. Umucamanza yise abwira Green ko yazamushakira indi tariki aburanaho urubanza rukimurwa. Undi agira ati iyo ukoze ikintu utagishize umutima nta ruhare ukigizemo ubwo n'umurwayi ntiyabona ibyo yaje abakeneyeho. Nyuma yo kumva ibyo Green yasabye imbabazi yongeraho ko hari ubwo kubaga umuntu bitagenda buri gihe uko abantu babitekereza. Akirimo kuvuga ibyo umucamanza yahise amuca mu ijambo yahise agira ati ibyo birashoboka, ati turashaka kugira abantu bafite ubuzima bwiza kandi bazima, icyo ni ikintu cy'ingenzi. Nyine umucamanza yarabuze icyamubwira. Hagati aho ngaho inama y'abaganga Conseil Medical yo muri California yaje gutangaza ko igiye gukurikirana uko byagenze kuko ubundi yibwiraga ko abaganga bakurikiza amabwiriza agenga umurimo wabo ndetse no kwitwararika mu gihe barimo bavura umurwayi. Kumbi yishe ibintu bibiri cyarimwe, gusuzugura urukiko, kubaga umuntu nyine uri kwitaba urukiko. Ngo nyine tuzatwumva ibye wenda n'ibijya hanze nk'uko byagiye hanze ko nyine yitabye urukiko arimo arabaga wenda n'uko urubanza rwe ruzagenda cyangwa se no kugira ibyo abazwa n'ibyo asubizwa nabyo n'ibijya hanze
tuzabimenye n'ibicu TV kora subscribe niba utarekura kugira ngo ujye ubona amakuru menshi agiye atandukanye tukugezaho politiki, imikino, imyidagaduro, utuntu tundi, amakuru y'udushya n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Icyo usabwa gusa ni ukora subscribe kandi ugakanda n'ukazogera kugira ngo ujye uba uwa mbere kubibona. Nitwa Uwingabire Yannick, reka nkomeze mwifurize kugubwa neza cyane aho uri hose hatandukanye.